Haleluya, bene data mu izina rya Yesu turabashuje kandi turabishimiye abari hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino. Imana y'amahoro ibamugisha bari kubana natwe mu giterane hano ikabuga mu Gakenyeri neza havuye ni minota 5. Turabishimiye arimo kubana natwe mu giterane mu izina rya Yesu. Twasezeranyije abantu ko bashaka no kuzabana natwe agakurikira amasengesho kuri online Bohorwa TV, ariko mu kameramani wanjye nari nashyizeho ngo aze kubifashamo. Byabaye ngombwa ko bifatwa nabi, amajwi ntiyagaragara, amajwi yabasha kuyafata dushiduka yafashe video gusa. Satani yaturiganyije amajwi nta kundi, ariko turashimana ko iri kubana natwe mu giterane, turashimana ko iri kubana natwe kandi hari imirimo n'ibimenyetso bya Yesu Kristo birimo birakorwa. Yesu ahimbazwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hanyuma hari amasengesho yo kwiriza turimo turategura mu cyumweru gitaha, amatariki 28 nka iminsi 3 yo gusenga yo kubohoka. Ayo masengesho uzayabemo, Imana izakugira neza. Dushimana rero ko iri kumwe natwe. Tuzasoza ku cyumweru nimugora saa 11. Abaye mu Rwanda ni karibu, giterane kizatangira saa 8 kugeza saa 11 ejo. Ni karibu rero. Imana y'amahoro ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amajwi niyumvikana, reka gusa ijambo twari twigishijeho ni ijambo ri muri Daniyeli ibice 10 murongo waho wa 12. Daniyeli ibice 10 murongo wa 12 havuga ko Daniyeli yasenze amasengesho iminsi 21, ariko Imana ikatuma intumwa kuri Daniyeli, intumwa ikafatirwa mu kirere. Hanyuma Imana ikohereza marayika wayo witwa Mikayeli agakubita uwo bwami bwari bwafashe ibyifuzo bya cyangwa se ibisubizo bya Daniyeli, nibashe kuba byamugiraho. Marayika w'Imana arwaye intambara y'umwuka abasha gutsinda urugamba. Daniyeli marayika amubwira ko amaze iminsi 21 arimo kubuzwa ko yamuzanira ibisubizo bye. Ikindi cyanditswe kiri mu Efeso 6:18 avuga ngo nimusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Turimo tubwira abantu ko amasengesho hari ibintu ahanura biba byarahagamiye mu kirere. Turimo tubwira abantu ko amasengesho hari ibintu avumbura, amasengesho hari ibintu akuraho, kandi amasengesho hari ibintu arema mu isi y'umwuka, amasengesho yo kubohoka. Hanyuma nyuma yaho dufata umwanya wo gusenga, dusengera abantu bagiye batandukanye, abarwayi, kandi Imana yakijijemo abarwayi benshi, kuko twari dufite umwanya muto cyane bwari gusa nkaho buri kwira. Abantu bamwe barimo baragenda, twasenze Imana umwanya muto cyane. Imana ikiza abantu imitwe idakira, bakiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye bibaboshye. Imana bakuraho imbaraga izo ari zose zari zibaboshye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So rero turakomeje gukorera Imana no kwinginga kugira ngo imbaraga z'Imana zijye zikomeza kubana ndetse n'abantu bayo. Imana ibagire neza rero, abantu mwasengeye, abantu mwashyigikiye, mwese muhabwe umugisha n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Nta majwi arimo, ariko reka mbareke mwumve aka karirimbo. Wowe yizere Yesu Kristo ashobora byose. Imana ikugire neza kandi turabakunda bakurikira Bohorwa TV. Imana mu ijuru ikomeze kubagira neza. Nicyo cyanditswe nigishijeho cyo ko abantu bagomba gusenga bakongera usabane
babanaga n'Imana bakamenya ko badakirana n'abantu bambaye imibiri n'amaraso, ahubwo bakirana n'izindi mbaraga. Imana ibagire neza kandi ibiteho mu izina rya Yesu Kristo. Reka twuse abazungu n'abirabura, abakire n'abakene, abanini n'abatoya, iyashyiraho kondisiyo yewe sinari kuboneka. Ayo maraso ya Yesu ndayashima, yacunguye abantu bose, abazungu n'abirabura, abakire n'abakene, abanini n'abatoya, iyashyiraho kondisiyo yewe sinari kuboneka. Ayo maraso ya Yesu ndayashima. Kwiyumanganya biranze, ndashaka kuvuga Imana, Imana nyir'ubutware, Imana nyir'ubushobozi. Kwiyumanganya biranze, ndashaka kuvuga Imana, Imana nyir'ubutware, Imana nyir'ubushobozi. Iyo ni Elishadai, iyo ni Jehova Rafa, iyo ni Jehova Nisi, iyo ni Jehova Shalom. Iyo ni Elishadai, iyo ni Jehova Rafa, iyo ni Jehova Nisi, iyo ni Jehova Shalom. Iyo Mana mbabwira, igikora ibitangaza, igaburira abashonje, abambaye ubusa irabambika, yishyura amadeni, ntabwo igikoze isoni, niyo kwizerwa, irahambaye. Iyo Mana mbabwira, igikora ibitangaza, igaburira abashonje, abambaye ubusa irabambika, yishyura amadeni, ntabwo igikoze isoni, niyo kwizerwa, irahambaye. Iyo ni Elishadai, iyo ni Jehova Rafa, iyo ni Jehova Nisi, iyo ni Jehova Shalom. Iyo ni Elishadai, iyo ni Jehova Rafa, iyo ni Jehova Nisi, iyo ni Jehova Shalom. Adonai, Adonai wewe, uri uwo kwizerwa. Adonai, Adonai we, urahambaye. Adonai, Adonai we, uri uwo kwizerwa.
ubutayu n'inzira ngari, ubutayu n'inzira ndende, mu butayu nta mazi abamo, mu butayu rwose
menshi mu izina rya Yesu. Hanyuma reka nsaba abagabo bombi begere hino. Amaradona yegera hino. Hanyuma umuntu ufite igitenge akize dukorera Imana mu izina rya Yesu. Yesu akumugisha. Icyo mubizane byose Boninda Zambaraga zose zarwanyaga birashoboka imigambi Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, waranshutse nanjye nemeye gushukwa. Ni kuki abakiranirwa bagubwa neza, Mana?
Tata mu izina rya Yesu. Mana yahamagaye ababaririmbyi, ugahamagara abavuga butumwa, ugahamagara abashumba, ugahamagara abana batoya. Tubasenze mu mbaraga z'amasengesho, ushoboze kwihanganira umuhamagaro. Buri kimwe cyose cyarwanirira kudukura muri uyu muhamagaro, kandi twibaraga zo gukomera mu muhamagaro. Mu izina rya Yesu Kristo nsinzi Imana nizeye. Reka tumukomere amashyi menshi n'amuhumurisha. Dusoreze hano kugira ngo mujye kuruhura umubiri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turabashimiye, dushimiye umukozi w'Imana Jean Marie n'itsinda rye. Mureke tubakomere amashyi uno munsi wa kabiri. Abantumisha nyemerere dushimire Tobari ibintu avuze, umuhamagaro uragufata ariko uri wumva wawuvamo. Mwana muhumisha tubakomere amashyi menshi. Nyemerere shimira amakorali yose ya hano. Shimiye Umunezero, nshimire Light Choir, mubakomere mu mashyi. Nshimiye Imparane, tuyikomere mu mashyi. Nshimiye Seredenifia, tuyikomere mu mashyi. Mwese muri bamwe mu bantu basengeje igiterane. Ndanashimira komite hano, mwabaye abana beza, kuko kuva dutangiye amahugurwa ntimurataha, kandi mwahageraga kare. Mwakoze kwihangana, mwikomere mu mashyi mu izina rya Yesu. Tugiye gusoza iyi gahunda, ngira ngo nibwakira abantu nk'abangahe. Hari abantu bashaka ko dusengera b'abashyitsi bagiye kugenda. Ndafatanya n'abene data tubasengere, hanyuma Imana ijyane namwe. Ndasaba kugira ngo protokoli ize kubatambutsa bajyane hari inyuma, hanyuma tubasengere. Dushimiye umukozi w'Imana Mbabazi, umukozi w'Imana avuye ku Gikongoro, yifuje gufatanya natwe n'umwana wa hano. Tumukomere amashyi menshi. Reka sabe mu wagenze urugendo atubwire uko rwagenze umunota umwe cyangwa ibiri kugira ngo bagere hano. Imana imumugishe. Tumukomere amashyi menshi. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Shimye Imana kuko ingejeje hano. Twazindutse kare mu gitondo ariko tuzana imodoka itari nziza igenda vuba, ariko shimye Imana ko nageze aha ngaha. Haleluya. Ikindi shimye Imana ko
ku ivuko ryanjye Imana hari ikintu iri gukora. Yesu nashimwe. Ndabakunda rero cyane, turi kumwe n'umunsi w'ejo. Aragira ngo mubwire buri muntu wese hano icyo Imana yavuganye nawe hano hantu izagikora. Ntukarambirwa, Imana izagikora. Haleluya, haleluya, haleluya. Njyewe nitwa Mbabazi, sinabibabwiye. Nari umuririmbyi hano, Imana ikajya ivugaho ibintu byinshi. Ndashima Imana, hari abantu bigeze kuvuga ngo mfite umuriro ngo w'amashanyarazi ari kuzarangira, ariko ndashima Imana ko uwo muriro nyiwufite. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Dukomere Imana amashyi, Imana umugisha. Nanone nagira ngo munyemere muhagarare ku maguru yanyu, twakire umubyeyi wacu adusengere dusoza. Nagira ngo bakangarize, ejo umuyobozi wa gahunda ni Reverend Jabari, niwe uzatuyobora amateraniro mu gitondo. Ikindi azaba umunsi w'ejo, umunsi udasanzwe. Dufite ishimwe muri uru rusengero ko Imana yadushubije mwene data. Mu bashumba bose muri iki gihugu ni Imana yajyaga ifasha, ariko ntabwo ari igihe yabicishijemo, ariko nanjye nabigizemo uruhare. Yesu ashimwe cyane. Kuyumvira nta muti nta rukingo, ariko nanjye ndashimira Imana kubwo icyizere bangiriye, bakavuga ngo nawe ujye uteho itafari. Ujye uteho itafari, tufataho umunsi wo kuwa kane. Na Imana yabikoze kera, ariko nanjye hari agatafari kanjye nashyiragaho. Ndashimira Imana ko yabyibutse. Imana yabyibutse ikabasubiza mu myaka 23 yarabuze urubyaro, akaba afite urubyaro, akaba yarabyaye, yabyara akabyara umuhungu n'umukobwa. Haleluya. Imyaka 23 kwihangana kwarageze gute, abandi kwarabashizemo, ariko we yumva avuga ati ejo umwaka utazabyara. Umva, buriya hari umuntu ufite kwizera. Nabonye abagabo bizeye ariko aragufite. Amen. Aragufite. Haleluya. Tumukomere mu mashyi mu izina rya Yesu. Agiye kubyara abyara umuhungu n'umukobwa mu myaka 20 n'ingahe. Ejo bazaza gushima hano bafite impanga, baje gushima Imana muri rusengero. Hari impamvu yaje gushima Imana. Reka dufite igitaramo, dufite icyatuma dutarama. Ihurwe kare upange kugira ngo witegure. Ejo ushobora kubura ahantu wicara, kandi nubura aho wicara ejo uzahagarara. Umva, nasaba umuntu ufite intebe ejo azayizana. Umuntu ufite intebe ejo azayizana, kubera yuko ejo tuzabona ubwoko kw'Imana, tuzabona Imana igendesha amaguru hano. Umufashe niba ufite intebe uje uyitwaze. Dufite amakorali 2 by'abantu 50. Ejo azaba hari imwe iraharara, indi iraza mu gitondo. Dufite uyu muhanzi Tomba. Haleluya. Turamufite ejo. Yesu ashimwe cyane. Dufite abakozi b'Imana basaza benshi ejo. Dufite itorero. Ndagira ngo basabe ejo muzaze kumva ishimwe yakoreye muri bene data. Ndagira ngo mucyubahire Imana yamuhaye, tumukomere mu mashyi menshi cyane. Amen. Ntabwo tubivuye uyu munsi, tuzabivuga ejo. Amen. Amen. Imana yadukoreye amashimwe tuzasangira ejo. Reka abakicaye bahaguruke dusenge basezeraneho. Nagushimiye Imana y'icyubahiro. Ibi mugaragu bavuga ntabwo ari ugukabya, ntabwo ari amakabyamu. Imirimo ahavuga barayikoze kandi bikora kumugaragara, abantu bose babireba. Abari mu ruhande rwacu, abakunda Imana, abakunda Yesu, bashimanye Imana ku mirimo wakoze mwawe mu rugo rwacu. Ibazwa shyirwa hejuru, upfukamirwa singizwa urabikwiriye. Uracyaduha ibintu byiza, guhera ejo ugumye kutubwira amagambo yawe atwubakira ubugingo n'ubuzima. N'uyu munsi byakomeje, n'ejo bizakomeza mu gitondo na nyuma ya saa sita. Mwami, tuvuga iki? Gusa uri mwiza kuko imigambi yawe myiza ku buzima bwacu. Tugushimiye baririmbye badutaramishije, tugushimiye bavuga ubutumwa beza, tubwirisha ubutumwa bwiza uhereye mu gitondo ukageza ikigoroba. Ibyo byose biherwe icyubahiro Mwami.
dufatanirije hamwe gukomera amashyi tuvuza n'impundu kuri iyo mirimo ikomeye kandi n'abakozi kandi dukorera ibintu ejo n'ubundi ugumye uyibuze kuko ukora twiza kw'iburyo mu izina ryiza rya Yesu twizeye amen.